ngiye niko nabivuga nuko mbibona icyo mvuga ntago ntinda ni nk'umunota umwe ibiri yaba ari myinshi ibintu bya Rayon Sports byamaze gusakara cyane biravugwa birenze hirya no hino. Ikintu cya mbere ejo bundi noneho navuga ko ari itangazamakuru ry'imikino tusigaye dukabije ngo uzi ko hari inkuru twari tugiye kujyana n'ubikunda yamagana n'ukuri nk'ibintu bya Rayon Sports ejo bundi twaranarengereye navuga ngo itangazamakuru muri rusange rya siporo niba ari uko ryahaye ubutamwe rikiyongeza na ngenda basi ko batangiye kwishyiramo na First Family batangiye kuvuga ngo gutya na gutya bira bintu rwose abanyamakuru abacitswe ntibazabyongera ku isi hose hari ibintu bitatu bitavogerwa. Hari umuryango w'ubuyobozi buba buri ku aho ngaho n'ushobora hamwe na office byose ubwo birajyana. Hari icyo bita urwego rw'umutekano wa nyuma wo hejuru ubwo ni igisirikare. Ikindi kitavogerwa ni umuryango uyoboye donc tuvuga ishyaka riri ku butegetsi ishyaka riri ku butegetsi ahenshi rwose sirito nko ku bihugu ubona bifite nk'umurongo urambye cyane w'ibintu bidasanzwe nka kura tubona nk'abashinwa nk'abashinwa ari akantu kavuga nabi aburiya nk'ubushinwa gutya ni sawa bufite nk'ishyaka kandi babona ubushinwa bufite target yo kuzaba nk'igihugu cya mbere ku isi mu bintu byose. Bora rero ushaka ibibazo wajya urimo indani wajya guhangana nabo ubundi ntibabikwiye cyese utari umwene gihugu ushaka ko yantumbero muyigeraho. Ubundi ibyo bintu bitatu usibye ubusazi n'umurengwe rimwe na rimwe ari nabo mba mvuga ngo bamwe tuba twarahaze hari kugira ngo ujye kumva umuntu arafata nk'ibi bintu birimo akajagari byo muri siporo kuko abihuza n'umuryango uri uyoboye kuvuga ngo kanakango bira bintu abanyamakuru babyirinde. Ni inama bagira nk'umuntu usaziye muri ibi bintu si bijyo ku isi hose ntaho biba. Icyo ni kimwe nashaka kuvuga. Icya kabiri kubijyanye na Rayon Sports wavugaga n'iki ngira ngo byinshi babikomojeho. Aba bantu baje muri Rayon si bashya ntibavutse iyo mezi 3 niri kuvuga hakonye ndamya ntashidikanya ko mezi 3 batazayarangiza batararwana ahubwo bose bazaba baramaranye ubu bwabo yapanga yaje kasaba siriste twabonye meze nk'ikipe y'igihugu Amavubi bajya bahamagara kuri ngo wikanze ngo ni ikindi nkurikije byusobanuye nkakurikiza nanjye n'iki umuntu avuze ko narize yangiraza mu ntero rimwe niho vuga ngo Rayon Sports imana yihiruhuko ridashira. Rayon Sports yishinguye sereje kigiye muri icyo gihe cyo mu cyane wari cyameza ngahe n'ibisa n'ingaruka zandi bavuze zizakurikira uyifurije kuruhukira cyane maho abafana ntimuzaje kurira ngo urumva ngo dore ntidutwara ibikombe n'imyaka muzayikubita mu gihe cyose nabanga babasaza bagisirikiramo bakijanjanjamo bagifitemo ijambo bakivuga ko ari byo bahinduye kandi bamaze imyaka 50 40 30 baranone kubihindura mbere bakirwanya n'ibyo by'ubunyenyeri akazana akabyiga ku ngufu kandi hari ibibazo bitarasobanuka ibintu byose bakirwana no kugira ngo basahure mu kwa mbere mu bijyanye n'igura n'igurisha ko nta yindi mpamvu ituma umuntu ashora miliyoni 200 mu kwezi kwa mbere shaka abakinnyi 3 nta yindi n'ubujura kimvugisha ukuri ntabwo nca ku ruhande isoko ryo mu kwa mbere ntabwo ribaho isoko ryo mu kwa mbere ntabwo bibaho izo ni wagura cyakoze umukino umwe babiri kuko ubusanzwe ufite nabandi mugashaka umutoza muzima wakabije wagira nka 3 mugashaka umutoza muzima ndiyo kingenze ko n'abafana wongereka babaye babiri nuko ni burayi ahantu urumva reka bisoze inarimbi soje ubwo nta kindi kigamije ibyo nta kindi kiri kwirukansa twa tunyenyeri tutarasobanuka n'amafaranga ya mbere bataza aho yagiye miliyoni 60 nta kindi kiri kuvuga no gupfukirana ngo nta myenda ngo kafite kandi bizwe ntabwo twabonye amakampani nka Airtel yandika igira nuvuga ko tubyibagiwe akakanya rero niho mvuga ngo by'igihe ntazi ngo ni kingana iki ariko kitazaba gito kuko ingaruka ziba ndende nibagiye ikintu gito kimwe rest in peace nibagiye ikintu kimwe cyavuzwe bisi avuze ko ihari kandi yemeye yaguzwe na Airtel miliyoni 200 barimo barayibrandinga ngo vuba nibyo twose tuvuga rugimba natubwije ubu miliyoni 200 baho nyine usibye by'injya uronye barahari bavuze ko ihari bari kwibrandinga miliyoni 200 ibaho twaraganiriye bana akora mu mvuze muri kiya akora nabona dushyire muri logique biradusobanuriye nta bisi y'ikipe nkayo yarenza miliyoni 60 ikiza dukuze no muri intellectuel kuko ni bisi z'abayisonera iyije mu Rwanda
igabrandinga bisi ya volcano bitwara iminsi ingahe nta nubwo byarenga iminsi branding ya bisi oya bavuze ko reka nkubwire bavuze ko ngo oya bavuga ko ihari oya ikintu nanjye nshaka kureba bavuga ko ihari impamvu batari bari brandinze oya impamvu batari bari brandinze kuko ngo harimo ngo komite itarasinya ngo n'ibiki byose ubagiye babisinye ngo mu cyumweru gitaha kuko bisi yo birahari mutangire mutekereze aho bizajya byerekezwa ese na peri zaba yabateguye ntabwo nshaka ko ishyamba rizaba ryavutse mushakishana umuzegeka ibintu naho ubundi muracyafite igihe gihagije cyo kubabara ndasoje sinongera kugira ikintu uvuga oya ntabwo nshaka gusoza hari ibintu nka bitatu nshaka ko tuvugaho dukuze watubwiye ngo yewe nazinze nagiye oya cyara oya nyuma yo kwishingura nyuma yo gushingura muri uretse kugenda urumva dukuze hari ibintu nge numva sometimes biba binababaje reka mbivuge muri angre ikintu cya mbere ikipe ya RayonSports nta kibazo cyakabaye kibirimo kwemera yuko iyi project from starting iyi project y'akanyenyeri yari ifite ba nyirayo bagomba kugura iyo project mbere twari dufite amakuru information zivuga ko miliyoni hafi 60 zimaze kwinjira ku mafaranga ariko bavuze ko ari 21 banzu nyuma impamvu bakubwiye ko ari 21 havuye 40 zagomba kwishyura ya project ari batubwiye no isugo murenze president yaba yabeshe banza nyine unyumve oyange kuko baza kugira ngo tujyane nanjye reka tugendane iyo projet umwe mu bantu bayikoragamo banayitekereje bavuga ko bakoze akazi gakomeye kugira ngo iyo projet ikorwe murenzi ni part ofete gukora handover ngo baduhaye handover y'umushinga donc habaye handover y'umushinga ni nkaho yikoreye handover n'ikibazo cyabaga cyari gikomeye muri uwo mushinga cyari cyo kuvuga ngo izi miliyoni 40 zigomba kwishyura aba bantu ba designinze umushinga ndetse tukagura nabo kanyenyeri perimana kuko kanyenyeri ntabwo ari aka RayonSports kanyenyeri kagurishwa mu mafaranga ngana gutya miliyoni 40 yego na design ubikurikirana oya ikibazo ngenda nashaka ngo upresize mfite amakuru 100% yizewe ko urumva izo miliyoni 40 kuko biramutse bibaye ko ngiye nakubwiye ko ntajya mvuma ngo ritarerenga ngiye iki kibazo nakibarije president izo miliyoni 40 tuvuga zaba zihari aravuga ati nta mafaranga na make yigeze atangwa uretse 900 biramutse ari byo rero uramutse ubizi neza ntabwo uri kukwakanya uramutse ubizi neza cyaba ari ikinyoma kitangiriyeho ubuyobozi kitari cyiza twahita tuduta niyo ntuza nuko kuri kwako kanyenyeri yavuze ko ari ibindi byishimo niba muri press conference ikintu turetse kubera ubuyobozi butemera ko izo miliyoni kuko zatanzwe kagari zaratanzwe byaba ari ikibazo icyari ikibazo ubundi kinakomeye cyane hagati y'izi komite zombi cyari gishingiye kuri uwo mushinga bitewe nuko iyo handover yakorewe ku nama donc ivuye mu nama y'ubutegetsi ikajya kuri iyi komite y'inzibacyuho reka mbyite gutyo we na Murenza Abdala dukuze iyo handover yari yarananiranye yari yaranze yego kuba bava ngo turahandinga iyo project tuyihandinge komite executive uyu munsi bashobora kukubwira yuko nta yandi mahitamo ahari noneho bitewe nuko inzego zose zasheshwe ariko n'ubundi wari ubuze kuba part ya handover ari we munyamabanga wakurikiranaga buri munsi uwo mushinga uri mu ikipe ya RayonSports uyu munsi niwe wakoreye handover mu yandi magambo nimba hari n'ibintu bigoramye byari birimo kubigorora kuko yaba affected nabyo kuko yari part wabigoretse yari muri pariti y'abakoze uwo mushinga no batasinziraga nkuko chairman Muvunyi icyo gihe yabivuze yaravuze ngo hari abantu babiri dushimira byibanze Dr. Rwagacondo na Murenza Abdala batigeze basinzira kubera uyu mushinga bakora ibishoboka bakora ijoro n'amanywa ibintu byose babishyira mu ngiro sibyo uyu munsi ikibazo cya mbere cyari gihari cyanatumye iyo komite executive ubwabo na president adigeze kubyitangariza interview twazana ahangaha nuko hari payment zasabwaga harimo 900 iyo ni payment yasabwe na Airtel nkuko babivuze ndetse hakaba n'amafaranga yo kwishyura iwo mushinga izo interview zirahari none se icyumvikana cyo n'ikimwe ngenda n'icyo binananwe ku rundi ruhande aho kugira ngo uvuge ngo akanyenyeri kamaze kwinjiza miliyoni 21 hari igihe bigize gutangaza ko ari miliyoni 60 ziri kuri konte bloqué uvanyemo 40 zo kwishyura ikintu ndetse zavuyemo zitakandi konte bloqué mu yandi magambo nimba uwo mushinga bwawo wariyishyuriye sibyo ibintu donc byakagombye kuba bigutangwa kugira ngo umushinga ujye mu ngiro
ntacyo bitwaye twishaka kwerekana ko ibintu byabaye ibintu biri perfect kuko nimba hari ikintu kimeze nka success cyabaye nuko abantu bamekinze show yuko uyu mushinga ugomba kwakirwa kandi ugomba guprioritizwa nicyo cyari ikibazo gikomeye kuruta ibindi hagati y'izi komite zombi icyo ni kimwe ikindi cya kabiri nibyo mu kiganiro itangazamakuru wavuze ngo niyo haza kujya hiriya liste turaza kugira icyo tuyivugaho nkanjye Aime uko njye mbibona ni ikintu cyantunguye kuba umuntu wenda tuvuge yari mu nzego zasheshwe sibyo yari mu nzego zasheshwe kuko turetse kubeshyanya nk'inama y'ubutegetsi yari iyobowe n'abagabo batatu mu buzima bwa buri munsi ubona umuntu twe muvunyi yari ameze nka kwa kundi nk'inkoko ibindikiye amagi imeze ku magi yiyo iri gushaka kuzayatura kugira ngo hazavemo imishwi reka byite gutyo nkoresha nk'iyo mvugo ndumva ntabwo ari nyandagazi we yara ashobora kuba niyo mpamvu akenshi na kenshi yari umugabo wangaga kugaragara mu bikorwa bishobora kuzagira donc kuzabazwa reka mbyite nimba ari nko muri wenda nka assemblée générale hari imyanzuro ikakaye abantu bashobora gufatiramo risque we ntahagaragare this time muvunyi ameze nk'uwasohotsemo nubwo byitwa ko agomba kuba hafi y'abayobozi akabagira inama mu buryo bw'ubushobozi akabafasha ikintu kigaragara ni ukuvuga ngo nimba mu buryo buri administrative abantu baravuga ati izi nzego kuvanaho urwego ntekereza ko ari nko gutekereza gusa nk'aho abantu bavuze bati twashaka nka muvuma nshya ubirebye muri ya graphique zituzanira hariya yiterekaho uwitwa Butera navuga yuko ni nka celebration y'icyo nakwita nko guhangana kwabaga kuko nimba mubyibuka neza icyari ikibazo donc n'ubundi abarayizingaga izo yishu bazishyiragamo imbaraga reka tujye nko muri iyo komisiyo y'imiyoborere umuntu twe Dr. Emile Rwagacondo yari ku ruhembe nava ko ari nawe wari munini mu bantu batumvikanaga na komite nyobozi bitewe n'impamvu eshatu uwo mushinga ikindi cya kabiri uko yashaka ko ibintu bigomba kugenda kugaruka aha ni nka confirmation yuko donc abari kuyobora cyangwa se abari muri izo position ari nka blueprint nkuko avuga ati ibyo twateguye twarabicikiriza ariko ntekereza ko ari ibyo bigomba nicyo gihe cyo kubisubira aba n'ubundi yaba Murenza Abdala wari muri nama y'ubutegetsi ndetse n'umuntu witwa Paul Muvunyi n'umuntu witwa Murenza n'uyu Dr. Emile Rwagacondo bapushinze uwitwa Baptiste ari we wabashyize muri komisiyo ye kuzayobora ikipe RayonSports mu gihe cy'inziba cyuho nimba munabizi muri assemblée générale yabereye muri Serena Hotel Baptiste bivuga ko yitabira ziko tadi ari buze guhirikwa akarara ashyizwe nk'umuntu w'inziba cyuho byari bizwi n'ibyanakurwa byose kuko n'ubuyobozi n'ibyize bicaho bavuga ngo bageze ubwo bavatiye umuntu turamwishisha muri famille ya Rutsiro ukuntu yaktinga ndetse n'ubwo yize gushaka kwakira sinibuka ikipe yashatse kwakira manza ari abagabo zimaca rigiye kubarabwa ati biramutse bikunze baza nk'abajyana nk'abakira mbere y'amaca bamwe ati none se ko bari muri rokara hanana wahabasanze bukagenda gutyo mu yandi magambo yari umwe muri iyo clique itarumvikanaga na komite nyobozi niyo mpamvu ndashaka ko mwaragaza cya kintu cyo kuvuga ngo ntago tuzakwepa icyo kintu cyo kuvuga ngo hari uruhande rwiyumvamo intsinzi n'urundi ruhande rwiyumvamo intsinzwi ntabwo n'ubundi icyo n'ubundi naho kirajya ariko muri reality abantu bahumuke babibone iyo komisiyo rero y'umu uwo muntu wapushingwaga nabo umuntu wa mbere ashyizemo ni Dr. Rwagacondo sibyo umuntu wa kabiri ni Dr. Wiragino Norbert nk'umuntu uyoboraga fan base sibyo hanyuma nimba hari abantu barwaje umutwe bikomeye komite executive yavayo wa mbere ni Fias byanunguye cyane undi muntu wa kabiri ni Rugabarisha Mike Fias omuremuje umuntu uzi realite y'ibyari biri mu ikipe yitwa RayonSports muri komisiyo y'imiyoborere ukibonamo uyu Fias ukibonamo utwa Rugabarisha Mike kugeza kuri abo ngabo ko ari babiri harya Nyasi yabaga muri Nyasi nawe yabaga muri ngenzuzi yamenasaga buri n'umunsi komite nyobozi yaba Nyasi yaba Fias yaba Mike yaba Dr. Rwagacondo ndetse n'uwo mu wihaga donc uri ushinzwe administration ndi kuvuga Baptiste bimeze nkaho ari nka round table yo guserebura ngo byibuze ibyo twakoze byatanze umusaruro mu magambo make oya n'ubundi yiri celebration rega nanjye nabibonye rwose umuntu ubona iyi komisiyo y'imiyoborere uretse Dr. Norbert
bimeze njye mbonamo ari nko kuvuga ngo reka tubikore bise nkaho ari nko kumasika ariko ku rundi ruhande akazamo akantu ko kuvuga ngo uyu muntu yari umuyobozi wa fan base kuko tugiye kuzishyiramo runiga babishe na Fias tugomba gushaka uko tubyita uko tugomba kubyita ayo mazina muri realite mu yandi magambo ya board ndetse n'ibitekerezo byayo yashakaga nibyo biri donc nibyo biri gushyirwa mu ngiro sinibuze kugaya sindibuze kugaya n'abavuga bati impamvu ibi byose bigomba kugenda gutya urumva hari ukuntu mwana uhiriye mu nzu ntabura hapfunda imitwe duko hari abo mugande bakakubwira bati iki ni ikigaragara cyo yuko ngo hari umuntu umwe muri abangaba muri iyi list umwe wigeze kwigamba nabibwira abo muri RayonSports arababwira ati nge muri RGB mfitemo umuntu sinzi niba ari umufamily cyangwa umuntu wa hafi kandi ni umuyobozi ukomeye ushobora ku influence bizajya mu mujyo wacu yari afite amakuru ibyo byaravuzwe bikomeye Aime ibyo kandi uwo nguwo ni umwe ari muri abangaba kandi ari no mu nama y'ubutegetsi ibyo byaravuzwe bikaba bigenzura aho nabyumvanye izo information ikimenyimenyi ngo niyo mpamvu n'abantu bagiye mu nama hari abavuye bavuga bati twimwa amatwi hari ibitekerezo byacu byaminimije byigeze bishaka kumvwa ibyo bintu ko bikomeye iyo statement ikomeye kuko ubwo yarabyivugiye yaravuze ati ntimugire ikibazo no mu gihe cy'amategeko mbere batanga ibyo tubona batanga amategeko aravuga ati n'ubundi ibyo bintu ndabikurikirana tubisinye uko bigomba gusinywa tubitware uko bigomba kubitwara so kubagarutse muri iyi komisiyo rero arimo hano muri iyi komisiyo still biri buze guteza ya unbalance cyangwa se cya kintu nakwita wenda nk'ubwumvika cya kintu cyo kuba fier kambyite gutyo ikintu cy'impande kigashiramo ahubwo mbona kurekura itangazo nk'iri nka komisiyo nk'iyi ngiyi bisa nkaho ahubwo bigaragara cya kintu cyo kuvuga ngo hari nk'igice kimwe cyatsinzwe kuko ariko reka nkubwire turetse kubesenya dukuze ntabwo bisa nkaho ari igice kimwe cyatsinzwe hari igice kimwe cyatsinzwe umuntu bita ibyo tubona nicyo bitwereka umuntu witwa Tadeyo na retired imyumvire yabo uko batekereza yashyizwe ku ruhande atitabiriye imyumvire yabo yashyizwe ku ruhande yigeze ihabwa agaciro mpita mbibona rwose yigeze donc mu mikemure kandi ubwo ku rundi ruhande hari n'abakunzi b'ikipe ya RayonSports bafite igitekerezo cy'imiyobore cyo kuba RayonSports yayoborwa wenda mu mujyo wa retired mu mujyo w'abandi batara mu majyo atandukanye bakaba basigaye ku kintu kimwe kuba inzego wenda za leta zarabyinjiyemo zishobora gutanga umurongo ngo ushobora no kuzaba nk'uyu nguyu n'ubundi bakazatora abantu batanu bagashyiraho komisiyo bakagira umuntu bayobora batazongera gutora nk'uko byari bisanzwe bigenda ngo perezida vice perezida ngo uyu mujyungu mubona mu nzibo cyo bishobora kuzarangira ahubwo baye nayo habayeho perezida w'ikirenga uzajya bayobora uyoborerwamo ikipe y'Rayon n'ubuzima bwa buri munsi nabyo birapropozwa mu mategeko ashobora gukorwa wajya muri komisiyo ya tekinike abantu nyine barabyibaza niba nka Dr. Uwimana François Xavier uravuga ati aha wenda hari nka tusha muziri technique ni umuntu mushya uwo muntu wenda abantu baramubona nk'uri netre nujya kuri muri Jean Paul nujya kuri Murango ya Jeune biragenda gutyo wenda na Kamari nubwo umuntu uri muri system ya RayonSports mu buzima bwa buri munsi ariko we ni umuntu utari ufite komite yasejwe nimwe yabarizwagamo ariko ukahita wibaza iyo komite technique iyowe na Olivier Gakwaya wagizwe n'umunyamabanga amene umuvugizi w'umuryango w'ikipe ya RayonSports yasimbura ngabo Robert aka kanya yari umukozi ushinzwe uyu mushinga w'ikipe ya RayonSports umukozi uhoraho we arabati mu bitekerezo byanjye nkeneye Muhirwa Prosper mu bitekerezo byanjye nkeneye Gacinya Sansden abo n'ubundi nibo bari muri ya komite technique yafashije mu kurekirita ariko bakavuga ko wahuye n'ikibazo cyo kunanizwa na perezida Tade mu yandi magambo kivuye muri komite technique havuyemo ya Said yatangaga inama ikavuga ati kana wenda kuri Tade abandabanze donc ya komite technique yatanze inama yo kugura Kuyate yatanze inama yo kugura Mohamed Cheri yatanze inama yo kuzana uyu mutoza Afahami Rotifi donc iyo komite technique yatanze uwitwa Kitoga nk'umukinnyi bavanye hari ya Nyamirambo nibo baje gutanga inama turetse no kubeshanya bazane influencer simbona Muhirwa Prosper na Gacinya bavuze bati uyu mukinnyi aragurwa uwitwa kwa yavuga ngo ntibishoboka
uko nje mbibona mu myumvire cyangwa Jean Paul wenda n'imibonere yanjye ndavuga kuri aba babiri mu yandi magambo ya komite technique kuko Prosper yi vice president ushinzwe technique ya komite technique yari irimo Mwerwa Prosper irimo Gacinya Chance ndetse na Eric Rambona isa nkaho igarutse araretere ariko havuyemo influence uyu yoboraga komite executive ari we Tadeyo ndetse we nubwo nabo yagishiraga inama ntabwo nabara kubishyira kuko birahari